za transfer ziri pending muri equipe ya APR Football Club. Muri zo rero nabonye abakinnyi benshi uretse bake bava muri Afrika, ariko na majority y'abakinnyi baraza kuva hanze ya Afrika, donc muri Amerika ya ruguru ndetse na Amerika y'amajyepfo. Ariko Lorenzo ntaguce mu ijambo ikintu cyababaje Dr Petrovic ngo nukuza mu Rwanda kumva ngo muhatiri yasinye mu kipe ya polisi, aramwemera cyane, yaravuze ati nizere ko ibyo bintu atari byo kuramukunda cyane byakunda kumukura yoroshye. Aisi Kigali se yamusinyishije ikamutiza APR. Ntabwo byumva ukuntu muhajiri atari muri APR. Ubwo urumva ari ibintu bikomeye cyane kumukuramo niba mukunda yamugaro. Ariko niwe wigeze kumufata mukinisha Force 9 muhajiri aba top scorer. Aramukunda kabisa. Amazina ngo nayo. APR rero muri transfer APR ishobora gufinaliza muri iyi minsi abatoza bagiye kuza, byose biraza kuba abatoza baje. Ibyo bakoze ni ibiganiro no kumvikana, ibintu byose bigomba kuba abatoza baje, n'abatoza ari professional. Utazanira abakinnyi mu buryo bwari bwo bwose. APR rero umukinnyi wa mbere iryamye witwa Corey Bennett, ni umukinnyi w'umuhanga cyane, akina equipe ya Charlotte yo muri USA. Ni umukinnyi ukomeye cyane yitwa Corey Bennett. Mwandike iryo zina ahantu, ni umunyajamaica, muzamubona i Kigali muri Google uhita umubona. Hari abandi bakinnyi b'abaratino, harimo witwa Taylor Roca, ni umunyabrazil. Abana bakinnyi bakina muri za deuxième division muri Brazil, hari n'abakina muri première division muri Brazil. Ni igihugu gikiza ariko ku mupira amafaranga ntabwo ari ya Brazil bazana se none ko Vipers yazanye umunya Brazil, ariko agaragara nk'imyaka 75 nubwo bavuga ko afite 33 amaze kugenda ibirometero byinshi. Aragaragara ari umunyu kabisa. Asigasa na Dr Petrovic akoze cyane uri. Hari witwa Igor Cabral, no umunya Brazil, ndetse n'uwitwa Tinga Luiz Otávio, n'umukinnyi nawe ukomeye cyane. Umukinnyi watangiye gusaza abantu ngo biragoye cyane ngo ko yaza, n'uwitwa ni Ronaldo Aritza Cabezas. Uyu witwa Ronaldo ngo biragoye cyane, ibiganiro ntabwo bimeze neza, biragoye byagoranyemo. Undi rero waza naturutse ku mugabane wa Afrika n'umunya Benin witwa Quente de Buto, undi mukinnyi nawe ushobora kuza muri equipe ya APR Football Club. Izi transfer rero impamvu tutari busesengura ibintu byinshi, dutegereje ko abatoza baza baraza gupikinga bafite amadosiye yabo. Uyu ashoboye ibi akina, dufite aba muri equipe ya APR Football Club, kugira ngo igira binjira igomba kubanza kurekura abakinnyi batari mu cyiciro mbere na mbere. Urumva ko dosiye ziremereye cyane, donc irarekura bande igumane bande bakeya basimburwe nabandi. Urumva ni dosiye ikomeye, ni complexe, igomba tuzabikurikirana neza ubwo abatoza bahageze. Coded y'abatoza bageze. Impamvu abantu bari kumva abakinnyi bari kuva muri Amerika no muri za Colombia, APR yakoranye n'umuaja wabazaniye umukinnyi witwa Lionel Sempre Oscar mu Haiti. Rero Haiti ni igihugu nyine kiri muri Amerika ya ruguru, ngira ngo cyegeranye nyine n'ibihugu nyine birimo za Amerika na za Canada, ndumva repfo yaho muri ibyo muri Caraïbe, muri ibyo bice. So rero icyo gicara cyo kuva muri Amerika, Canada, kumanuka za Haiti, za Mexique n'epfo muri Amerika y'epfo nyine za Colombia n'ahandi. Numaje rero wabonye umukinnyi mwiza cyane nka Lionel Sempre, umva ku ijisho rye n'ubundi ryamushimira n'abandi bakinnyi beza. APR rero ngo yahanitse agati, ntishaka gutekereza abakinnyi baciriritse, igomba kuzana intwaro kirimbuzi babakinnyi ku rwego rubageza mu matsinda. Gatore ko bizarangira baje kujyana no gusezera abakinnyi bo. Nta mukinnyi wari wabwirwa ko yasezerewe nkuko APR binyomoje. Navuganye n'abakinnyi, ni ikibazo kigera ko barambwira ati nta kintu barambwira, ariko buri mukinnyi ahari uretse n'abari kuri la list afite ubwoba cyane ko mu kugira ngo babasezerere aba batoza baje bazabigiramo uruhare. Hari abatagomba kugira ubwoba, nabwira rwose ntimuryame. Ruboneka ntakwiye kugira ubwoba, nta bamusezerera. Ruboneka hari abakinnyi b'abahanga Murega afite nazagomamo, ntabwo yagize saison itari nziza cyane. Casemiro ataramutse agiye muri Tunisia ntiwavuga ngo uriya mwana bamusezerera. Ntiwavuga ngo APR yasezerera umudefenseur nka Yunus, ntabwo bamusezerera. Hari abakinnyi batasezerera, afite ubwoba n'abadakina. Blaise inshuti yanjye imeze bite mu bigo? Blaise ari gukinira ikipe y'Abanyabrazil muri ya mikino ya yo bita Gatoto. Yakina uyu munsi sangapi? Yakina umunsi saa 9 kuko Brazil yagize finale. Ariko ejo mu hati gacenza abantu nabwiye ati ndambwira ni wowe twatsinzwe match ya mbere ibintu. None se barakina irakina Dinyo dahari, timu manager n'ibi bintu byose n'umwungiriza wa reka Dinyo yiryamiye bita ku mayengo, ku majengo, arimo araruka gake ari hejuru y'ikiyaga cya Kivu. Nabonye managera neza Dinyo, namubonye kuri Instagram nimugoroba ari live, arimo arabaza abafanzi, bavuga ati abafanzi banje, bafana banje, ati
ariko ko nkumbuye gusubira Dinyakunda Radio Rwanda kajya nyuzamo agaposting ibintu bya Radio Rwanda yavugaga ngo yabazaga abafana Dinyo ari baramena umuceri yabazaga abafana ati njye kuyihe radio yavuze radio nk'eshatu yes ati muhite niyo kumushaka ngo ziri kumwifuza ziri ku building zivuge none se sinkuru ya sport yavuze manager wa Bugeserereka ziri ku building yavuze ati Radio Rwanda iyo bayizenye mu kumushaka ati telefone yanjye irirweho gora ubwo radio irwirira Radio Rwanda kuri Dinyo bimeze nka Arsenal kuri Declan Rice niyo bayizinye mu kumushaka radio nk'ebyiri Dinyati ndifuzwa cyane izindi nazo zivuga hari ikibazo basangira batitege irakina saa 9 na football DNA igihe ngo saa 8 arabira match ya Golden Generation akina na Revelation ndajya kureba ya Gatoto na football DNA isangapi iri saa 9 aho ni sawa bafana rero mwakoze weekend nziza ngushimira cyane Rigani kabisa ngiye abantu duhure hari saa 8 inyamirambo kuri KPS tujya kureba ko twabona umwanya wa gatatu ariko twe niyo twawubura ntago ari kingera n'ike competition mwakoze cyane Lorenzo mwakoze cyane Axel mwakoze cyane mwenyewe Berto nawe ndagushimira Rugangura yes yakoze cyane rero umunyarange Faustin twabanye kabisa kwanga bw'ibyuma yakoze cyane Edouard Mudayinyuka wadufashe gukomeza kugenzura gahunda za Radio Rwanda kugira ngo zikomeze kugenda neza namwe mwadukurikiye haba hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda waza kugira weekend nziza bye bye ciao